akaba ari njye nyine wabonye watinyutse, navuga ko ari njye watinyutse kuba wavuga uko kuri kw'ibyabaye kugira ngo bikemuke, kuko iteka twarabibazaga mu gihe tubibajijwe hakabaho gusubizwa nabi mu magambo atari meza, umurezi atasubiza umwana. Rero biba ngombwa ko tutabivugira mu ishuri. Mu gihe nsohotse mvuga icyo kibazo cy'uko iby'akazi kenshi twagiye dukora ntitwishyurwe. Mhere gatoya, hari akazi kenshi twagiye dukora, harimo ako twakoreraga, twatangiye dukora internship. Ako iyo stage twakoze twarayemeraga, iyo twayikoreraga ahantu bita kuri 3B Gisenyi, nta kabari kavuye ntabwo agihari. Ako kabari niho twakoraga nijoro mu kabari saa 2 kugera hafi saa 6 rimwe na rimwe cyangwa saa 5. Twari twarabyemeye ko ho umwana nyine ashobora kugenda, twese dushobora kugenda tukahimenyereza. Birangiye twatangiye gukoreshwa akazi, noneho batubwira ko ari akazi tugiye gukoramo. Babwiye ko ari akazi directed. Akazajya ahamagara bamwe mu banyeshuri, kuko ntabwo yahamagaraga abanyeshuri bose, kuko iyo urebye usanga nk'abakoze ako kazi nko mu myaka 3 abo twiganye, usanga bagera wenda ari nka 12 mu banyeshuri bose bari bagize ikigo, niho batoranywaga. Noneho tugakora, batubwiye ko ari akazi, tukagenda tugakora, twakwishyuza akatubwira ko amafaranga atari yaza. Akenshi byabayeho yatubwira ko amafaranga atari yaza, cyangwa akatubwira ngo leta biragoye kuba yakwishyura ngo aya mafaranga. Bikarangira gutyo tugaceceka tugatuza. None cyatubabazaga kurushaho ni uburyo twafatwaga muri ako kazi, kandi twagiye gukora ariko ugasanga rimwe uburyo dufashwe ku wenda ibyerekeye kurya, transport, ibintu byose bibaye ikibazo, kandi nyine twagiye gukora ako kazi. Rimwe na rimwe hari natanze urugero rw'uburyo i Rwamagana hari uburyo twigeze kurara mu modoka, hatinzwe gutanga amafaranga hari hatinze gutanga amafaranga yo kurya hamwe n'ay'amacumbi. Noneho mu gihe atangwa bitinze, biba ngombwa nyine ko amacumbi aboneka ari amake, kuko buri wese bari bamuhaye 5 by'amacumbi. Noneho dushakira abakobwa aho kuryama, twebwe abahungu turara mu modoka kubera ubwo butinde bw'amafaranga y'amacumbi n'ibyo kurya muri rusange. Uravuga ko mwajyaga gukora ntimwishyurwe, se mwajyaga gukora mwabwiwe ko ari akazi, mwabaga mwabwiwe amafaranga mugiye gukorera? Nta na rimwe twigeze tubwirwa amafaranga tugiye gukorera, uretse muri Mo Ibrahim niho batubwiye amafaranga tugomba gukorera, batubwira ko buri wese agomba gufata ibihumbi 100. Nuko byagenze aho, kandi twarahawe ayo mafaranga, yo twarayishyuwe. Ahandi ho ntabwo twigeze na rimwe tubwirwa ngo tugiye gukora aya mafaranga. Baratubwiraga gusa ngo baraguhamagara ngo wenda bakavuga ngo bill, ngo cyangwa bakabwira ngo etse witose n'abatoga ati teganya nuza yose igomba kugenda, akita panga abantu 13. Cyangwa bakavuga ngo bill ndagwino hano, gwino uze ukore hari gig. Bivuga ariko ko ibyo mwakoraga n'ubundi ari stage, ntago byari kubimenyereza bumenyi ngo bikoreshwa abanyeshuri bamwe, abandi ntibarinde imyaka 3 badakoze iyo stage. Icyo kikwereka rero ko ari akazi, kuko babaga batubwiye. Nese murabizi neza ko niba ari akazi ko katabaga wenda kakozwe ku buntu, ari umusanzu ikigo cyatanze wenda mu bikorwa runaka, murabizi neza ko babaga bishyuje? Ibyo ndabizi neza ko babaga bishyuje, kuko mfite ibihamya, mfite facture bagiye zigera kuri 2 zigaragaza ibimenyetso byerekana ko babaga bishyuje. Ahubwo twego ntibitugeraho, kandi mu mafacture handikaho ko buri wese, bandikaho muri abo 13 bagiye bandikaho buri wese amafaranga abagenewe makeya, bakandikaho n'ibindi byose bigombwa nyine by'ikigo wenda. Niko bimeze. None biri iyo urebye muri rusange ukareba amafaranga wenda muzi ko musanzwe mukorera, murishyuza amafaranga angana gute mutishyuye? Biragoye kuvuga amafaranga twishyuza, kuko ntabwo twabaga tubwiye nayo twishyurwa. Ahubwo hakenewe gukora audit y'ibigo byose byakoranye n'ishuri, bakareba amafaranga, amafacture batangaga,
uburyo habaga handitseho amafaranga umunyeshuri wakoze agenewe. yitwa Bill Ruzima, ni umwe mu banyeshuri bize mu ishuri rya muzika rya Nyundo, agerageza gusobanura muri make ikibazo bafite. Ati ni ikibazo cyo gukora ntibishyurwe, bakoze mu birori byinshi cyane, mu bikorwa byinshi bitandukanye, ariko ntitwishyurwe kubera ko bakatubwira bakavuga ko ari muri ikigo kikamugaburira, kikamuha arara, kikamuha amazi, kikamuha n'izina, kikamuhesha agaciro. Kubona avuga ibintu nk'ibyo amaze igihe abivuga, ariko turabona ko afite ikibazo. Twese nk'abanyarwanda twamufasha pe, kuko ishuri riguhaye stage, kikaguha ahantu ugenda gukorera kwitoza uko uzakora ubunyamwuga, ntabwo ari ishuri riguhemba. Aya mafaranga tubona ava mu bitaramo niyo dukoresha, kubera ko Minerva bishyura. Ubu ngubu basigaye bishyura Minerva, tumaze imyaka 3 bishyura Minerva, igihe cya Bill n'abandi bose promotion 3 zose nta rufaranga na rumwe bishyuraga, ni leta yabishyuriraga. Rero ayo mafaranga bishyuriraga ntabwo ahagije kugira ngo narane iki kigo nka kiri. Niyo mafaranga yishyura byo kurya, niyo mafaranga yishyura amazi, amatara, ibikoresho by'ishuri. Hari n'ibikoresho by'ishuri bakoreshaga byanjye nyine, cyangwa ubundi mu professor nkitwa nka Aimable Sabayesu, amapiano ko twatangiye n'ibintu twitangiraga twese. Rero umunyeshuri nkuriya ntabwo navuga ngo ni ntashima, ni nk'umwana wanjye gusa yagize ikibazo. Hari n'ibitaramo nabonye nasomye ari yavuze nk'iya CNLG yarishyuwe. Muri ibyo bitaramo avuga ko yishyuwe, ngo yishyuye inticami. Impamvu yishyuwe kuri icyo gitaramo ni kubera ko ari igitaramo bonyine banegotiatinze. Njye nakijemo nyuma cya CNLG kwibuka umwaka ushize. Ni nayo cyane rwose yagiye kwinegotiana n'umunyeshuri nawe ni nk'abandi bose. So kandi ikindi nanze nuko yitiriye ngo ni ishuri ryose kandi ari we wenyine. So afite dukeneye kumufasha twese mbese nk'abanyarwanda tukareba ikibazo afite. Kuko yavuze ngo sinzi niba yavuze ngo n'umuyobozi ngo afata ayo mafaranga, simbyibuka. Yavuze ngo Mighty Popo niwe unegose ibyo bitaramo yarangiza amafaranga akabyitirira ishuri. Kayitira ishuri se nsayishuri se nayishuri n'ubundi nayishuri niyo dukoresha mu ishuri, ni operation funds. Muri ibyo ngibyo avuga harimo ibitaramo byitwa bya Transform Africa 2016 hari n'ibirenze biriya rwose za AU Summit, birenze aho ngaho n'ibindi yibagibaho. Ibyo bitaramo byose rero ati mu by'ukuri ngo twari tuzi ko harimo amafaranga, kandi mwe mwarabwiye ko harimo amafaranga, mwarangiza ntimubaha amafaranga. Ntabwo uciye mu ijambo, nta munyeshuri n'umwe aba azi ko agiye gukorera amafaranga muri biriya bitaramo, kubera ko tubaha amahitamo. Wifuza kuza muri ibi ngibi nazi, utabyifuza naguma aho ngaho. Ibyo mu ishuri tukora tubigisha bose afite kuba babiri, ariko byo hanze niba agiye ashaka kwigisha ikintu ngiye ngo ubumenyi maze naguhembe. Uretse ko we aho mbona ko afite ikibazo, nanubwo ari igihe nyine twese n'abarimu, kubona umunyeshuri leta yishyuriye imyaka 3 yose atekereza gutyo, atekereza ko ashobora kujya gukora igitaramo hanze mu ishuri rimwishyure. Ntabwo twe turi business, turi ishuri. Stage ntabwo twiyishyurira, nta n'amafaranga dufite twakwishyurira stage. Tukoresha amamodoka yacu twebwe, tugakoresha ibintu byacu twebwe. Urumva ubumenyi tuha abo banyeshuri bwo kujya gucurangira hanze, nibwo twifuza ko bamenya barangije ishuri akajya gukora. Bivuze ngo amafaranga ntabwo ajya mu mufuka wa Mighty Popo, ajya mu mafaranga yose. Bijya mu mufuka wanjye se nkande, njye ndi leta, njye ntabwo ndi leta, njye nkorera leta. Amafaranga ava aho batwishyuye akajya muri konti y'ishuri. Konti y'ishuri ifite umudafu. Konti y'ishuri ifite umuntu areba iby'amafaranga. Nta nubwo ari igihe, nta nubwo angira mu ntoki, ava aho batwishyuye akajya muri konti y'ishuri. So rero n'umwana gusa yagize ikibazo kirimo ishyari, kandi ntabwo ari twebwe gusa, reba nk'iriya groupe yabo ukuntu yasambutse. Basohoye indirimbo irasambuka, ntabwo bumvikana. So n'umwana afite ikibazo, afite ikibazo. Bivuze ngo ntabwo ikibazo ari ku ishuri, ikibazo ni umusore. Ikibazo dufite ku ishuri pe. Murakoze. Muzaze ku ishuri mubaze n'abandi banyeshuri. N'utekereza nkawe aratekereza nabi. Twe nk'uko nabivuze kare, iriya shuri ifite umwihariko. Umuntu dushaka gufasha n'undi nawe aba ari tayari yo kwifasha. Ntabwo twororera intama, twororera intare. Ishuri rifite umwihariko, rigiye kuhugura umuhanzi nyarwanda rikamwuzuza ubumenyi, ubumenyingiro, akajya hanze agakora nk'umunyamwuga. Rero atabishoboye nareke kubeshyera ishuri, ariko n'ubu ngubu ndi tayari yo kumwakira. N'ejo bundi ari ku ishuri
yararangije ariko yirirwa ku ishuri turamureka akaza akinjira rwose akinjira ku ishuri tekereza nawe uyu nguyu aravuga ibi ngibi byose aza ku ishuri akirirwayo agakora imyitozo tuba turababyeyi ntabwo dutererana abana nabo turabafasha. uwo ni muri Ganda Jacques uzwi nka Popo akaba ari umuyobozi w'ishuri rya muzika